Bantu bacu meze mute? Turabibutsa ko uru ari urugo rwiza TV, channel ibagezaho amakuru atandukanye, amakuru yibanda ku muryango, umugabo, umugore, ababyeyi n'abana. Nibyo iyi channel yibandaho, nibyo tuzibandaho. Ubwo rero niba bibashimishije, bibashishikaje, turabasaba gukora subscribe, kandi naho byaba bitabashishikaje cyane, mushobora gukora subscribe mu rwego rwo kudushyigikira kugira ngo twuzuze ibisabwa bituma twungukira muri uyu murimo wo gutegura video no kuzibagezaho. Muri aka kanya tugiye kwibanda ku mugabo. Ni iki gituma umugabo ashobora kugeraho akabura akabaraga ko gutera akabariro? Icyo nicyo tugiye kwibandaho. Kuri buri mugabo utuye kuri iyi si ya rurema, kugira imbaraga zo gutera akabariro mu buryo buhagije ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko iyo imbaraga zo gutera akabariro zidahagije bigira ingaruka ku mugabo ndetse no ku mibanire ye n'umugore, aho byumvikana ko umugore atarangiza bitewe n'uko umugabo adafite imbaraga zo kumugeza mu rwego rwo kurangiza. Icyo rero ni ikibazo cy'ingorabahizi, kandi umugabo nawe arabimenya, bityo bikamutera ipfunwe kandi binashyira mu kaga ishyingiranwa ryabo, aho gucana inyuma cyangwa gutandukana bishoboka cyangwa bijya bibaho mu miryango imwe n'imwe. Impamvu ebyiri zishobora gutuma gutera akabariro bitoroha, umugabo akabura imbaraga zihagije. Icya mbere ni uburwayi bushobora kwibasira imiterere y'umubiri w'umugabo, bita physiologie mu rurimi rw'igifaransa. Icyo rero kugisuzuma no kugikemura bisaba kwitabaza abaganga. Nibo bashobora gupima bakamenya ikibazo n'uburemere bwacyo, bakaba bamenya n'umuti ushobora kugikemura cyangwa se bagatanga inama. Impamvu ya kabiri ni stress yerekeza ku bibazo umugabo aba yifitiye. Akenshi bishobora guterwa n'ingorane zitandukanye ahura nazo mu buzima, cyangwa se kutumvikana hagati ye n'umugore, aho umugore ashobora kujujubya umugabo akarwara stress. Akenshi muri iyi mimerere, umugabo uri muri iyo mimerere, iyo ahuye n'undi mugore, iyo atekereje ku wundi mugore, ubushake bwo gutera akabariro bushobora kwiyongera. Ubwo umugabo ashobora kubimenya iyo atekereje cyangwa se ahuye n'undi muntu w'igitsina gore bigenda bite? Ese naho imbaraga zabura cyangwa zikagabanyuka? Iyo ziba zaboneka zihagije zikabura ahuye n'umugore we, bigaragara ko uwo mugabo yazinutswe umugore bitewe n'impamvu zitandukanye, harimo iy'uko umugore ahoza umugabo ku nkeke, batumvikana, mbese umugore yari abereye umugabo ikibazo aho kumubera igisubizo. Ubwo rero ni ngombwa ko iki kibazo gitekerezwaho neza. Ni nacyo tugiye kwibandaho, kubera ko nta muti wo kwa muganga ushobora kukivura, ahubwo umuti nyawo ushobora kugira akamaro waboneka hagati y'umugore n'umugabo nyirizina. N'iki cyakorwa? Birakwiriye ko habaho ibiganiro bitaziguye, bimwe bita direct cyangwa direct bitewe n'ururimi wumva.
umugore n'umugabo bagasasa inzobe, maze amahoro yataha mu rugo, yewe bakinamara no kumvikana ibintu bihita bijya ku murongo. Gusa hari n'igihe bishobora kugenda biza buhoro buhoro. Gusa icy'ingenzi ni uko ibibazo biba bihangayikisha umugabo, byaba ari ibibazo bisanzwe cyangwa se ukutavuga rumwe, amahane hagati y'umugore n'umugabo, ni ukuvuga amakimbirane, bivaho. Biba byiza rero iyo ibi bitahuwe n'umugore maze akagira icyo akora, agaha umugabo amahoro, akamufasha gutuza, agatuza, agatekana, maze ubwumvikane bugataha mu rugo, ibintu bigahita bijya ku murongo cyangwa se bigatangira kujya ku murongo. Ubwo rero niba wowe mugabo cyangwa se wowe mugore ubona ko iki kibazo kiri mu ishyingiranwa ryawe mu rugo rwanyu, ni byiza ko mwifashisha ubu buryo uko ari bube, mukabitekerezaho neza. Niba hari ibibazo mufitanye, mumenye ko ariyo mvano. Gusa hari n'igihe umugabo ananirwa gutera akabariro mu rugo bitewe nuko wenda ararikira abandi bagore cyane, wenda se abonana nabo cyangwa batekerezaho bikabije. Icyo nacyo umugabo yagitekerezaho. Gusa umugore we niwe ugomba kugira icyo akora kugira ngo umugabo amwishimire, yumve ko ari we nshuti ye magara, nta wundi yagombye gutekereza, n'ibindi n'ibindi. Muri make nibyo twakavuzeho kuri iki kibazo. Tubaye tubashimiye, tubibutsa gukora subscribe kubera ko ari ingenzi kuri twe, mugakora like, gusharinga niba mubona hari abo video nk'iyi yashimisha, cyangwa se mukatwandikira. Reka tube duhagararira naho utaha. Bye bye.